Hello yambi mwaramutse neza mumeze mute umva ubu ngubu rero iki gitondo ndabasuhuje mbifurije umwaka mushya muhire mwese muzagira ibihe byiza muzaryoherwe nyagasana azababere byose mbifurije kuroranirwa muri uyu mwaka mbifurije kuzaronka ibyiza byinshi cyane birimo ubuzima bwiza birimo kubaha Imana birushijeho birimo amafaranga ibintu byinshi byiza bibaho ese kuki mu bintu byinshi byiza bibaho twumva ko harimo amafaranga njyewe nkunda amafaranga yebaboye nkunda amafaranga sinzi ikibazo mfite n'amafaranga so ubu rero nari ngeze kure isuku ndavuga ariko abantu banjye ubundi ubutwirirwanye irungu ntabwo ryaba rikinyishe so karibu iwanjye ubu ngubu tugiye gukora iyi tapi muri kubibona ko iriho utuntu tutari top ngiye gupasa aspirateri ntabwo ngiye gukora amasuku ndi kureba kugira ngo making sure ko ibintu ndi gukora muri kubireba so ngiye gukora ino tapi ntabwo ngiye gukora deep cleaning yayo kuko iri cleaned nuko utuntu nyine umwana yagiye ajugunyaho hari ukuntu ashaka gukina nkamureka so ngiye kubereka akantu nkoresha mu gihe ntafite aspirateri ushobora kuba ufite aspirateri ushobora kuba udafite aspirateri so udafite aspirateri ushobora gukoresha akantu nk'aka ngaka simbizi niba muri kukareba remi be closer to you kameze gutya imbere kameze gutya so ugakoresha rero ni gute uragafata gutya ukaza gutya ukagahanaguza ukagira gutya ewa ngakuraho ico simbizi niba muri kubibona ariko ugakuraho ico so kuko nta mwanya mfite rero wo gukina n'aka kantu behave ngiye gufata aspirateri yanjye vuba vuba kuko ndahita nteka urumva ubundi nabyishe tuba twabyukanye ariko nabyutse nifatira breakfast urumva ukuntu nababanya agasambo sinabahaye so I'm sorry for today ngiye gukora iyi tapi vuba vuba nindangiza tujye mu gikoni duteke ibintu nkora mu rugo umunsi nyine ntakoze uyu munsi ntabwo nakoze ndakora nimugoroba sibyo ubwo ndabyuka nkafata breakfast namara gufata breakfast ndabanza nkanywa amazi imbere ya breakfast nkafata breakfast namara gufata breakfast ngakora amasuku yanjye rero nyageze kure so ubu ngubu ngiye guhita nkora ya aspirateri ahandi naharangije no kuhakoropa so ndaza nkabanza nkagira gutya kubera ko mba nayikoresheje ndaza nkabanza nkayihanagura hano nkayihanagura munsi gutya narangiza nkagira gutya urumva urabona ko ihitayo inyihutira kuruta ka kantu ntabwo intindira kankure n'inkweto kubera ko hagiye kuba hasa neza oh jeez sibyo mwihanganira urusaku rero niko bimeze na aspirateri sibyo ngiye kugira gutya ejo nibwo nzakora deep cleaning yayo kubera ko bwo ejo ntabwo nkora urumva kandi mba ndi no kwitegura isabato ubwo rero gutya mpita nkora agasuku kihuse katari bunkereze urumva kandi ubu ngubu kuko amasaha yagiye ni ukugira vuba ngateka kugira ngo shere wanjye nawe yaza kurya abone ikintu arya urumva so hano ibintu byose turabyikorera nta mukozi wabona wo kugufasha wamubona ariko se wamuhemba iki we nk'iwacu twafataga abakozi uko twishakiye turi kwirata kubera tuba tuzi ko turabona abandi kubera tuba tuzi ko abakozi bacu badahenda hano ntabwo wabona icyo umwishyuye ibintu byose turabyikorera urumva ukamara kubyikorera ukagira iwawe hasa neza ukajya mu kazi ukita ku mwana ukita ku mugabo byose bikagenda neza umva noneho ngewe iyo maze gupasa gutya rero umva fata n'akanya kanjye ngakuraho iyi brose yo hasi
umva nzayoza, harimo utuntu yagiye amenaho tugafata kabisa. So ndo mfata kano ngakuraho kariya ko hasi, nkaza nkagira gutya utuntu twegereye, harimo uduco tuba tutavuyeho, aha hantu kaba katagera, rero iyo ucishijemo kano nibwo umaraho ico ryose, urumva. So gutya mbigenza, nkuko nguko mba ndi kwihuta kugira ngo nitegure kuza kujya mu kazi nimugoroba, ariko basiga ahantu hasa neza, bongere bakine ariko n'abasize ahantu heza, sibyo? Urumva ni gutya mbigenza. So reka tujyane mu gikoni duteke. Uno munsi turateka iki? Ngiye guteka ibiryo biri simple mwese muzi guteka, cyangwa n'abatabizi babasha kwiga, kandi bya bindi kabisa by'iwacu, biri so simple. Ngiye ku giti cyanjye biranyorohera kandi nta kibazo bitwaye. So stay tuned, tujye tujyana mu gikoni guteka. Ntabwo naberetse abantu batazi gukoresha aspirateri, ngiye kubereka ukuntu umuntu ayatsa ibifite. Pardon. Okay, aspirateri zigira amoko menshi. Iyi ngiyi rero iyo ufite nk'iyi ngiyi, urabona hano ngize gutya, uri kubona ko hano hariho uruziga, akaziga karimo akarongo kamanuye, aha hakabaho akantu kameze gutya, tuba gutya, kameze nk'akantu ko gucomekamo. So ahangaha niho ukura uno mugozi wo gucomeka, ukawucomeka muri prise. Kugira ngo uyatse ukanda hano, ikabiratse, sibyo? Ikabiratse gutya iraka, urumva kize ku rusaku rukeya, urumva gutya iraka. So kugira ngo uyizimye urongera ukahakanda. Okay, nari ndi kubereka wa mugozi nyine, uraza ukaza hano hari ka kantu k'umugozi, ahangaha naberetse hano, ukahakanda. Iyo uhakanze umugozi winjiramo, murabibonye, uribika. Sasa akandi kantu ko kubereka, dore iyi ni ya ntuza nkoresha ndi kwaspira, kugira ngo uyongere uburebure. Urabona ko ucometse kuri iki kintu, iki uyicometseho, hari igihe iba ngufiya kuri wowe. Iyo ushaka kwiyongera ukanda ahangaha umanura gutya, kino ukakizamura, urabona ko kiza. Nuko mfashe kamera kiraza, uracyongera kikazamuka. So tugiye kujyana guteka, mberetse uko nkoresha aspirateri na nkora isuku ya tapi, cyangwa se ka kantu naberetse. Kandi udafite aspirateri wakoresha kariya kantu rero nibaza wakabona mu masoko acuruza ibikoresho by'isuku. Reka tujyane mu gikoni tujye guteka, tuhoze ibyombo, dufure, ibintu byose nkora mu rugo uno munsi turabikorana kabisa. Umva rero mbabwire, urumva ubu tugiye guteka ikintu bita imvange. Imvange turakeneramo ikintu bita ibirayi, urumva ibirayi, urumva ibitunguru, kazane n'ibishyimbo. Nari maze kubabwira ko turi bukeneremo ibirayi, dore n'ibishyimbo. Ndaza gukoresha bino bishyimbo byita fragile vert, urukumva nibyo ndi bukoreshe uno munsi. So amasaha yagiye mw'abana umwe, ubu ni saa 4 ni hafi n'igice zarenze, kandi ubu ni saa 4:35 zirenze iminota 5, igice kisa saa 4 n'igice birenze iminota 5. So kangiye vuba nkumva ndi kureba kuma kanje nyamatisha ibirayi kajya kanyorohereza kurusha icyuma gisanzwe. Aka kantu koroshya ubuzima bya hatari, kano kantu kamfasha guhata kurusha guhatisha
icyuma biri normal. So let's go, let's do this. Ariko mu gihe ntegereje guhata mpita mfata kano ka eponge kanjye, kano nkagashyiramo amazi nkagira gutya ku ishyiga, kubera ko mba naritekeyeho nimugoroba. Iyo ntaraye nkoze isuku mpita ngira gutya, narangiza ngafata iwacu ndibuka ko twakoreshaga vimu mu gusukura mu bintu byo mu gikoni, ngafata kano ga produit ngashyiraho, urumva karananshiranye. Ubwo bihise bimenyesha ko ugomba kwandika akandi. Nimvuga kwandika rero, abantu mutarebye video, mba mfite liste y'ibintu mpaha. So kano ga produit kanogereza ishyiga mw'abantu mwe, no muri baignoire karahoza, no muri lavabo karahoza, ariko ngiye nkakoresha ku ishyiga. Nzabereka ikindi kintu gituma nyipinga igikoni cyanjye kiri clean na douche, nzakibereka. So iyo maze kugakoraho nkaraba intoki, ariko mbere yo gukaraba intoki ndabanza nkasanzagiza hose gutya, nakogesha neza gutya, kugira ngo hose produit ibe yahageze. Ndangize guhata, ishyiga ryanjye ryabaye neza ku buryo ndaryoza rihita ricya. So nkaba ndekeye aha, ngahita nkaraba intoki n'isabune kuko ngiye guhata. Urumva ishyiga ryanjye rishyizeho ikintu kuri buto za hano imbere rirasona. Ubu nyine ryari ridetekitinze ayo mazi nshyizeho, ndetse mbahanagura. So rero mumbabarire utuntu muri kumva tumeze nka nintuza, ni akantuza ka hano mu gikoni ka Yera. So ngiye guhata, nihanaguje serviette yo mu gikoni, nindangiza sibyo ndaza dufate ibirayi mbere ku kuntu k'akantu ngahatisha. Dore bya byuma ni inzembe. Nimba bwangu inzembe, wumva inzembe, urwembe ariko umva ndi kugizayo rero kamera kugira ngo mube muri kundeba neza. So mube muri kureba ibyo ndi gukora neza. Umva ni inzembe, tunze nabi cyagukeba, cyaradukebye twese deshe. Urumva ngiye kubihata. Kano kuma rero ukuntu gahata do, ugira gutya nyine ugahita ugahatisha, karahata byoroshye do, kihutisha guhata. So ngiye guhata vite fait, urumva vite, kubera ko igihe cyagiye, ku buryo saa sita ndi bube mpishije. Nimara guhata ibindi byose ndabikora, ndabereka byose, ndabibereka. We musijari, ubu ndindeho kuvuga igiswahili, njyewe indimi ntazi ni zose kabisa. Rero kugira ngo niyorohereze tashe, njyewe ndakira muri kano kantu naho bayunguririje amapate, amakaroni uri gukuramo amazi, ariko nyine njye mpita nkahatiramo kugira ngo nze guhita noza amazi avamo. Kumva none se mumeze mute? Umwaka wabagendekeye neza? Mwagize ibihe byiza? Mba njye nagize umwaka mwiza 2023. It was my year, and this year will be more than the last one, kuko God is in it. Kandi Imana nyine uko izawuma, uko izamuye umwaka, nkuko yampaye uriya nkawakira, nkaryoherwa, nkanezererwa, sometimes nkarira, ko mu buzima habamo ups and downs. So n'uyu nguyu nzawinjoyinga kuko umva ni kamera yanjye, nabuze ahantu nyishyira ngo mbe muri kundeba rwose pe, mubyumve ko nahabuze. Naterekuye, reka nyajasitinge neza, ntabwo iriho neza. Yep, gutya. Oh yep, gutya. Umva yase bwop kanyigize haruguru bana. Oh my goodness, umva noneho ubwirebye hasi kurushaho. Umva mbabwire rero,
kambanze na adjustinge neza umva mfite ibintu byinshi byo gukora uyu munsi byinshi cyane turabifatanya gufura guteka koza ibyombo ndangije isuku muri salo ndarategura mu ntebe yewe ndahita ntegura mu ntebe kugira ngo tubone ahantu mberekera ukuntu ntandukanye imyambaro ngiye gufura yaba iy'umwana yaba iyacu ngewe na se umva bino birahagije rero bino birayi impasi birahagije mw'abantu kuva nabona kano kuma ntago njya mpatisha icyuma ntabwo mpatisha icyuma nihatishiriza intuza kano kuma konyine kameze nka kano igitunguru kino cyuma utarebye neza ni ukuri kiragukata kikabije gukariha kiratyaye rwose nashakaga icyuma gityaye inyama muzi ko ari ikintu umuntu akata akabanza gushyiramo imbaraga kino cyuma ntabwo nta mbaraga kiramo ndakata bikagenda kwa giteye ubwoba umva ninde muntu wanga ibitunguru by'umweru nkanjye nkunda ibitunguru bitukura okay kamite roza kino kuko ndagikoresha mu gukata igitunguru maze noga intoki sasa mpita mbanza nza ngahanagura hano hantu njyewe ibintu byose mbikora ndi guhita nkura kubera ko iyo nicaye nkavuga ngo ndahanagura nyuma ngo rero ntaho mba ngihanaguye kuko mba mfite ibintu byinshi ndi kwiruka ntabwo mba ngihanaguye so mfuma nkora ikintu mpita mpanagura kandi umugisha wanjye sha kabisa n'umugabo wanjye ikintu akoze ahita ahanagura noneho we ari umunyesuku kundusha ni umugisha kabisa ahita ahanagura ntabwo wabona ahantu yanyuze hariho akantu ubwo rero nanjye nari nsanzwe nkunda ibintu byo guhita nkorera imbere Imana ingirira neza impuza nawe nyine biroroha so kaduce dukirininga ryashyiga sasa ndaza mpite ngira gutya ka gaproduit nashyizeho gahita gakuraho umwanda wose wari uriho ishyiga risigara ari mutupi iyo maze kunyuzaho rero myumvire iri shyiga rigira umunwa upfa kurambikaho akantu gihita rivuga ati wewe se kwasa ya eponge yanjye ngiye kubanza nyimese mbere yo kuyihanaguza nshyizeho agasabune k'ibyombo ngiye kuyimesa noneho sinkamaramo kugira ngo kabe karimo akandi gaproduit nyine kari bumfashe kunogereza agira gutya mu mategeko y'isuku uhera hasa neza ujyana ahanduye kuko iyo uhereye ahanduye ujyana hasa neza urumva wanduza n'ahasaga neza kurushaho usabwa gukora double tâche ukanduza ukanasukura iri shyiga rise ritagata koko tagata muzi icyo ari cyo shareka mbabwire indimi ni ikintu ntazi ikinyarwanda noneho kurusha izindi zose ikinyarwanda nta mafuti nta jambo rizima umuntu aba ari kuvuga uravuga ugashiduka wavuze ibintu bitabaho namwe mujya mubona ukuntu ikinyarwanda kiri tricky kanuni uvuze cya cyuma na bya birayi mbyoze
ni abantu mwe, isuku ni isoko y'ubuzima. Ndabyoza, ngiye mbyoza amazi ahita avamo, kuko ka kantu nababwiye nyine nk'uko nakaberetse ni akayunguruzo, ntabwo noza amazi ari kugumamo. Nshyira ku mugezi nkoza amazi asohoka direct, akomeza anacumuka. Ubu ngubu c'est bien, biranoze. Kanereke kuri iyi sahane, oya kanereke kuri aka kantu, dore biranoze. Ngiye kubikata mpita mbishyira he, mu mavuta. Ubu rero kuko tugiye gufatanya guteka, kazane akayiswiti umanagure isafuriya. Munsi utayihanaguye ikajya ku ishyiga hariho amazi, ishyiga ryawe ubutaha rigumana udutashe, ugasanga rifite udutashe twanze kuvaho, ntumenye ngo utu dutashe kubera iki turi very tonasi gutya, sibyo? Ntumenye impamvu kandi warabigizemo uruhare. Ubu rero ndi kumanura kugira ngo mpite mbereka. Ryashyiga murabona ko riri clean, mwabibonye? Ngiye kuza nterekeho isafuriya hano, simura muri kureba. Ibirayi reka mbikate. Gukata ibirayi rero ngiye nkatamo kabiri gusa, like this, gutya kabiri. Umva ndi gufeza attention kubera ko iyi ntuza irakebana kino cyuma, rero ndi gukatira kwa kantu aka, ni gutya bigenza gutya kugira ngo ntikebasha. Umva mbabwire, imvange iryoha ikaranze inyuma. Mwabantu mwe mukaranga imvange imbere, imvange iryoha ikaranze inyuma. Kuri njyewe, I don't know you. Mva anshyiremo amazi. Dore amazi nshyiramo muri ukareba, nshyiramo amazi aringaniye n'ibirayi. Ubu ngubu nanze kurenzaho cyane kugira ngo ataza kubera akagera hasi. Sasa kadupfundikire dutegereze bishye. Ngeyo ngize gutya mpita mpanagura ishyiga kubera ko mba narashyizeho utu tuzi, njye biranje nakutubonaho. So mpanagura, sinzi mwebwe ukuntu mama bitekerezaho, ariko njye niko mbitekereza. So muri aka kanya nshyizeho rero gutya ibi birayi, sibyo? Ntegereje yuko bishya, mpita mfata ngashyiramo umunyu, nkabanza ngashyiramo kano kantu karyoshya ibirayi kitwa herbe de Provence, karanshiranye kabisa, nsigaranye na gakeya, ariko karyoshya imvange, karyoshya ibirayi bitogosheje. Ibintu byose ntetse byitwa ibirayi ngashyiramo gutya, umva gahindura game kabisa, kaguhindurira ubu ndagataye. Ndahita ubwo ndandika kaga produit k'isuku ni herbe de Provence, muze kunyibutsa. Umva ubwo mpita nshyiramo umunyu, ariko mu birayi byanjye nshyiramo akunyu gakeya. Narangiza dore umunyu nkoresha ni sel de mer. Narangiza ngashyiramo magi cube magi, nshyiramo umunyu muke, ngashyiramo na magi kuko nabonye magi iryoshya nayo ibiryo. Umunyu ntabwo ari mwiza, niyo mpamvu umunyu mwinshi ni ibibazo. Rero ni ukuzajya twiga kurya muke, guteka mukeya tukarya muke. Nshyizemo agacube magi kamwe karimo utuntu tubiri, akari akunyu. Tugiye gupfundikira bibire, kanongera umuriro. Ngiye gufata amasahani aba ariyo nshyira mu mashini. Imyenda ndayishyiramo nyuma kubera ko urusaku rwayo ndi guteka rwabamena umutwe, mwahita muvuga ati c'est bon stop. Kabanze nkata igitunguru mpite njya gushyira amasahani mu mashini, sibyo?
mbigize hano turebe ukuntu ngiye gukata igitunguru. Mwakibonye iki cyuma foso mefi kirakarishye. Fo ariko fo sana. Nanjye ngikatisha nk'umurwayi. Umva cyakoze kugikatisha nka salade byaba ari wane, ubwo cyagukatira dutoya ni nk'urwembe ushaka gukata. Umva ubu ngiye kugira vuba kuko mu kanya ngomba no uploadinga iyindi video, mbese mba mfite imirimo full time. Ariko ikintu cyiza nakunze gituma ntaba kuri YouTube urakizi, iyo udafite umurimo wo gukora, papa yakundaga kubitubwira ngo iyo udafite icyo gukora tutanagushakira igikorwa. So iyo ngewe nibereye YouTube tuba turi kwiganirira, tuba turi kwitekera, kwitemberera, nta mwanya mfite wo kujya mu buntu budafututse. Mba ndi hano nyine turi kuganira, turi kungurana ibitekerezo. Reka mbabwire ikintu, buno buzima umuntu ntazigera guca intege n'umwe ubaho, kubera ko nta hantu Imana itagukura, nta hantu Imana itakugeza. Iyo nirebyeho ubuzima bwanjye, aho nturuka, aho mvuka, aho nabaye, aho ngeze uyu munsi, mbona gukomera kw'Imana nkavuga ati thank you God. Nawe rero muntu wanjye, ibi ngibi mbikora kugira ngo wowe ube utekereza ko bidashoboka, wowe uri muri situation uyu munsi iri compliqué, umenye ko nubwo bigoye sibyo, hari umunsi, hari igihe Yesu azakomanga urugi rugakinguka. So ntukihebe, ntugatinye, ntukijene, oya. Uyu munsi uri mu buzima urimo butaryoshye, butakunejeje, ariko ejo uzaba mu buzima buryoshye bukunezeze, wishime nk'uko nanjye nishima, ubona ibyiza nk'uko nanjye mbibona, mbese ubuzima buhinduke. So stay tuned, ngiye gufata ibyombo byoze turi kumwe. Okay, tugeze ahantu heza ho gushyira ibyombo mu mashini sibyo, ariko mbere ya byose mbanze noze bino bishyimbo kuko ibirayi biri hafi gushya. Mfata bino bishyimbo kuko biba birimo konseriva, nkabishyiramo hano, nkabyoza, nkabironga bigashiramo ano mazi. So I'm gonna do that from the sink. Urumva hano urusaku rwowe, you have to be patient kuko ndaba ndufite ibi byombo byose muri kureba hariya nibyo ndashyira mu mashini mu kanya. So reka noze bino bishyimbo. Maze koza sink, nuko kamera nayikuyeho ndibagirwa, maze koza ino sink yo ku ruhande, ngiye kubyoza n'ibi bishyimbo bishiremo konseriva. Tubishyire hano biciremo amazi, noneho tugiye gushyira ibyombo mu mashini. Bantu banjye, ngiye kumanura kamera kugira ngo mube muri kureba mu mashini y'ibyombo, kuko ndajya nkura ibyombo hariya hano. Ngiye kubanza kugira ngo bize koroha, ngiye kubanza mbishyire hano, ndaza nkabicishaho amazi, nkabishyira kuri iyo ku ruhande kugira ngo bibe bitundana. Yes. Noneho narangiza nkabikuramo mbishyira mu mashini. Ubwo ndajya mbikura hano bishyira muri iyi mashini iri hano. So ngiye kubereka mu mashini kugira ngo mbereke ukuntu mbishyiramo uko mbyoza, sibyo? So ngiye gufungura ino mashini
dufatanye nshyiremo ibyombo ubundi ubuzima bukomeze, sibyo? umva nta byombo byinshi cyane mfite hano, hejuru mashyira ibikombe n'ibirahuri n'ibijyanye nk'ibyo cyangwa n'udusorori dutoya, sibyo? hari hasi hakajya amasahani. So pardon kabisa, ibyombo byanjye birabamena amatwi, kino turere ari kirekire kandi gishyire hano. Ibyombo byanjye birabamena amatwi ariko munyihanganire, sibyo? n'utu tubore niho nushyira. Nikurudisha nikirukaruka nikimba uzana ame n'agasafuriya gato ngiye siniya kukashyira. Yego ni byiza umwami ariho. uba ugomba gutandukanya ibyombo hagati ugashyiramo akantu, harimo utuntu dushinze. I don't know if you can see like this, sibyo? Like this. So ugenda utandukanyamo utuntu hagati. ndi kubibwira abatabizi, ababizi please behave. noneho tugiye guhita dukurikizaho amasahani. ibyuma nabyo, ibyuma mbishyira hano, ikirushe nkizana gutya nkarambikamo gutya. ahangaha akaba ariho hari tuno tuntu manuye, hano naho ndambika ibyuma, mbirambika biri kureba haruguru bitazanyicira. umva ni ukuri uru rusaku ndabizi ko ruri kuvuga, ariko I don't have a choice, like nta kundi kuntu naba vlogingira ntari kubasakuriza. So please I'm sorry, sibyo? sibyo kanshyiremo amasahani. oya turacyafite akandi kabole kajya hano, kubona hejuru bino birahagiye, hasi tugiye gushiramo amasahani. hasi se naho simuhabona aya neza cyane. So gushiramo amasahani gutya, ushyira isahani imwe hano hagati ugacishamo akantu kamwe ugashyira hindi. ntago amasahani agomba gukorana. Yes, gutya like that. Guys, hari amasahani atajya mu mashini. amasahani ya hano baba barabishyizeho, baba barabisinyaye ko atajya mu mashini. nzabereka ako kamenyetso kabitandukanye. kano kantu kajyamo ibiyiko ngiye kubishyiramo hano, ushyiramo amafurusheti, ibiyiko, ibyuma, ibindi bintu ugaterekamo. nanjye rero ngiye kubishyiramo hano byose. nta kuntu nabibereka abantu banje, kamera kuyifata nkanabereka birakomeye, it's hard for me. So ndibaza murabibona neza, ndabibereka maze kubishyiramo. nta burenze kubishyiramo, si bisanzwe, ni ukurambikamo just. mbabwira izi ndirimbo za Israel mbonye zirankorera. umuhungu wanjye amukunda kubi, zirankorera ziramumfasha. noneho wagera kuri umusirikare kavuga ati we wageze mu isi yawe wowe.
are amasahani aracyaza, twarangiza tukaza tukagira gutya. So ngiye gufata iyi safuriya iranduye, iyi dore muri kubibona ko yanduye, ngiye kuyicisha amakogesho. Ngiye nyicisha amakogesho kugira ngo ize gucya neza mu mashini, ibisa neza, iri clear, iri so clean damu, ngabanye n'ibiryo kwa subwo iyo mashini yo ntiyazagubwa nabi. So urabona ko ari ukugabanya, n'ubundi biracyarimo. Ndaza nkayishyira hano nkayishyira kuri uru ruhande, kubera ko hano ndahashyira biriya biyiko. Dore bya biyiko, aha nahashyize ibiyiko binini. Ahangaha harimo twa tuntu mpatisha, harimo amakuto, hari amafurusheti, hano hari ubuyiko bwa wa muhungu w'inshuti yanjye, hano hari utuyiko duto. Ndaza nkongera ngaterekamo like that, kambyegereza aya masahane. Nibikunda ndahita nshyiramo indi safuriya hano kuri uru ruhande, so kuko nshaka kuza guhita ko twifite ku bintu byitwa icyombo. Bayigwe none ko dufite icyombo cyo koza. Hano hari indi safuriya nini, isafuriya nini nkunda gutekamo isombe, nayo ngiye kuyishyiramo ndebe kujyamo. I don't know, but I'm in doubt, sibyo? Ndikimura aya masahane kugira ngo iyi safuriya ize gukuramo, kuko bisaba ko akantu karimo hano kituruna neza, nta kintu kikabangamiye. Kano karituruna, ubwo kituruna rero iriya yo ndayogesha intoki, kumva ndayogesha intoki. So ndaza maze kubigira kuriya, ndaza ngafata isabune. Isabune ziba ari utuntu tumeze nk'aka kanze nzibereke. Ndaza ngafata kano kantu kamwe agashyira, kanze manure kamera nkabereke kugira ngo muze kuba muri kureba neza. Jeez, agashyira muri hano, gutya gafunga hano. Iyo ugize gutya urahafungura, iyo ugize gutya haba hafunze. So narangiza ngafunga hano, ngafungura urugi neza. Namara kurufunga sasa nkaza ngahitamo options ziri hano. Ibyo byanjye kubera yuko byanduye, I'm gonna put jeez, dore ngaha ngiye gushyira hano kuri intensive ya 70, kuko harimo amasafuriya adasa neza cyane. So twagiye, ndaza ngahita nkanda hano akanya. Urumva ko ihise itangira koza, sinzi ya muri kubyumva. Menga shoko nongeye gukaraba intoki rero kugira ngo ibintu byanjye bibe bisa neza, kuko mvuye mu masahane nkoze ku isabune, ngomba kongera gukaraba intoki. So bigiye gushya. We gusimbiza murabizi. Kadute dushyiramo ibishyimbo. Bya bishyimbo byanjye mwabibonye, ngibi. So iyo mbishyizeho ngendenza hakunyu kugira ngo bize gukora gakeya nyine, ko kugira ngo udushyimbo natwo dufata akunyu, kubera ko mba ntari bubashe kubisimbiza. Ndashyiraho akunyu gutya, narangiza ngapfundikira. Turasubira rero ngiye kubikaranga. Umva nogeje hano nibagirwe gusubizaho kamera. Ubu rero ngiye kongera noze kano kantu mu rwego rw'isuku irushijeho,
kubera ko ngiye gushyiraho amabibiro karogeje yes, ariko I have to reclean ibintu by'umwana, more attention, more isuku rukumva, kubera ko hehe baba bagikeneye gukora ariko nyine oya ni isuku tout simplement birakenewe tukuru ku mwana, ku bakuze, ariko ku mwana buriya unabikabije biba ari sawa, kubera ko umwana ni ikintu gishobora gutuma ahantu haba isuku nkeya bikagaragara. So iyo udakoze max nyine ntibigaragara, ibigaragara uguma ari bya bintu byawe biciriritse kumva. Rero ngenda yikabya kugira ngo mbe sure yuko ibintu ndi gukora bifitiye icyizere cyuzuye, you know. Hanyuma rero ndahita mpindura kogesho, yes kano karashaje ndahita nanagata katugate dufata kandi. Par contre mbere yuko njya muri ibi by'amabibero kandeke kano kantu kumuke kanose hano hantu hagira agasabune, kankareke kumuke. Mu gihe kari kumuka ndaba ndimo ndakaranga kuko amasaha yagiye. Katwigira imbere mbagarure mu gikoni again and again. Njyewe mana we mu gikoni ni ikibazo, ibiryo byahiye ariko I will clean, ni gutyo bimeze sinzi impamvu. Okay, tugiye gukaranga. Mbabwire rero mu gikoni njyewe iyo nkuyeho ishyiga ndongera ngahanagurizwa, so muranyihanganira n'imihanagurizwe kubera mba nshaka ko nyine nkorera ahantu uri kubona ko hari clean nk'uko mbyifuza. Afuriya kano gasafuriya ni gato kuri kariya nyine tugiye gushyiramo amavuta ukarange cya gitunguru cyacu. Numva imvange iryoha ifite amavuta ahagije. Njye rero ko ukuntu ntinya kwihira n'abantu mwe rwose ntabwo mbahishe mpita nshyiramo igitunguru. Ntegereza ko bitogota ariko igitunguru njye mpita nshyiramo narindiriye ko njya gushya. Numva narindiriye ko nshya mpita nshyiramo igitunguru gutya. Kambigize imbere nyabuna muba muri kureba. Dore mwabonye, ndabona se bidahise bitogota kubera nashyize umuriro ku 9 nyine bihise bitogota. Rero mprefera binoho kugira ngo bukiremo igitunguru ndi gutaruka gira gutya nkagishyiramo vite fait. Ubu rero igitunguru ngiye ndindira ko gihinduka, urabona ko kikiri kwa kundi, ndakirindira kikasa nk'ikishiriyemo gake, gihiye cyane kwa bagushirira kigahindura ibara mbese kikaba frit, kikaba nka oignon frit. Urabona ko cyahindutse, ndahita nza nkagabanya umuriro sana nawushyira nko kuri 1 kize kuri 0 kubera ko ngiye kuranja bino bintu ite mfata bya biryo byanjye byahiye. Ndaza nkimura bagarura bya biryo hano ngapfundura hano, namara gupfundura nkazana cya gitunguru nkagisukamo. Murabona ko cyahiye cyageze ku rwego rwo hejuru rwo gushya. Numva bdo cyahindutse ifiriti. Numva narangiza nkagerageza kugishyiramo
gusimbiza muzi icyo ari cyo ntabwo ndetse ni gutya iyo binaniye nikoreshereza iki yemwe akamamiyo nkavanga kubera ko sinishoboreye gusimbiza ntiyanduriza ishyiga ngo ndi gusimbiza cyangwa ugasanga ndanabimenaguye tambirinduza gutya umva biraryoha bino biryo uzansure utekere imvange imvange iraryoha abantu mukunda imvange ko mumubwira aho hepfo abayanga namwe ndabashuhuje mwihangane njye ndayikunda n'abanjye barayikunda niyo mpamvu nyitetse so we are happy yeah nkaza nkagira gutya nkongera nkabisukamo imvange yacu mukagira ngo ntirangiye irarangiye rwose nta kundi kuntu nteka imvange kiramo akariro gakeya ngapfundikiraho umunota umwe kaducane kiremo gatatu nimara umunota umwe ndarekeraho so reka dukomeze twoze bya bikoresho bya wa mwana umva uno munsi muragowe ndi kubagendana everywhere I go so ngiye koza za bibero so kadukuremo bino bintu bisanzwe nze kubyoza apart nshaka kandi kogesha yes ngaka fasha kogesha ugashya kugira ngo kogeshe bibero ndabanza ngafure dore nkoresha kano karoso naka dore rero aka karoso ikiza cyako ni 2 in 1 hano hasi iyo hafunguye haba harimo akaroso ko koza twa tuntu umwana anywesha so astis ndaza byombi nkabyoza neza ubundi umwana iyo amaze amata cyangwa amazi cyangwa iki ndaza ngashyiramo isabune n'amazi ashyushye nkabibika birimo amazi ashyushye noneho iyo ngiye kubyoza ndaza gutya ngafungura kanonge mbanze noze kano kabusho ndaza nkabushona hano muri benyuwari ukumva gutya nkabushona bya gutya iyo maze kubushona ndaza ngafungura zino bibero zanjye imipfundikizo n'utwo hejuru ngasuka amazi mwumva hano tugakuramo umuheha tukaza tukagira gutya ngashyiraho amazi ashyushye ngashyiramo isabune nukumva iyo nshyizemo isabune ubwo mbona nabanje gukoresha isabune iri desinfecta ndahoza mpinduye akogesha kumva ndaza nkatwoza fresh iminwa nkayoza neza numva namara kuyoza ngafata ka kantu naberetse kabaye scotched nkaza nkajya nshishamo urabona hano hanyura umuheha hano haba ari hatoya ariko kano kantu kinjira ahantu hose so bimfasha guklininga ahantu hose mu gakombe cyangwa muri bibero urumva naho ntabasha gushyika dore nk'aka kanwa ka bibero hariya ntago nakoramo ariko kano kantu do kageramo hose so bahaye asitisi muzajya mujya kugura uburoso bw'amabibero mushakishe uburoso bufite 2 in 1 kano ko guklininga bibero n'iminwa yako na wanjye ibyo bya bibero ndabiberetse ariko akiri mutoya ntago ari bino nakoraga akiri mutoya narasiterilizaga ngafata nkagura isabune ya bibero ariko ubu ngubu yarakuze ya
rero ngaha ubu ndi koza byose neza na makinga sure ko mwubye fresh numva ukoza ukongera ukoza yengikomanga hariya mfite indi bibero we ngomba koza y'amata yanyoye mu gitondo atamaze tabi gutya nzoza rero turururururu kamfate kuri aya mbe nyitumbitse noneho kano kanwa kayo ko kamite gira gute nkoza tukaba tugize dute turasoje ya happy tugiye gutegura tumaze gukora koza amabibero yanjye ameze neza ubu ngubu ni munange ngiye gutegura ino ntebe sasa so muri kureba ko ino ntebe iba yuzuyemo ibintu tuba twifubika so ndaza nkabifata nkabizinga byose iki ngiki iyo nkizinze ndaza ntabwo nkunda ibara ryacyo cyane so ndagifata nkakizinga gutya nkakirambika ku ikarito iriho amajoro y'umwana wanjye ikarito irimo amajoro ku buryo umuntu yaje agakenera kwifubika ntabwo binsaba kujya muri chambre ngifatira aho hafi sasa kino cyo ndaza nkazinga murakizi narakiberetse ndaza nkakizinga gutya narangiza gutya nanone ngahita nkigira gutya kubibona kikadeboroda narangiza hano nkashyira umusego umwe kumva hano nkashyira uwa kabiri kino cy'umuhondo nkaza ndashaka kuzagura imisego indi ya green n'indi y'umuhondo ku buryo ngira imisego myinshi muri iyi ntebe naza n'iki ngiki nkakizinga nkagira gutya ngahita nkuraho ino trepied yanjye numva intebe yanjye se ntitunganye urabona ko nta kibazo ifite ushaka watereka gutya muri rozanje cyangwa gutya ngiye mbitereka gutya bikunze so intebe irateguye sibyo hano ndaharambura neza ntabwo kameze nkuko mbikunda oh my gosh ni gutya ya mwabibonye ni kuriya ntegura intebe yanjye bikagenda neza so ubu ngubu ndangije gutegura intebe ngiye kuzana reka nze ndanje ino trepe yanjye ndambike n'akaje kamasanze hano ngiye kuzana imyenda ya Maxence cyangwa iyi ngiye kuzana imyenda ya Maxence nkuremo ikeye mbereke ikeye uko nyitandukanya iy'umweru ndabanza nkayitumbika ikeye iyo harimo igize iyo harimo ifite nk'udutashe nawe ndayitumbika ariko iyo nta dutashe turimo mpita nyifura so ngiye kureba ko ntayo mfite itagira udutashe mufurira impamvu muri kubona cyuzuye ndabireka ubwende mbikora ubwende nkayireka ikagenda ikaba myinshi iyo imaze kumbana myinshi
biranyorohera gufura imyenda myinshi kuruta ko naza nkazajya mfura umwe umwe, ngafura umwe umwe. So niyo mpamvu mbigenza kuriya. Ubu ndi muri shambure ndi kureba indi myenda nsigaje mu cyumba ngo nayo nyongeremo bifuranwe. Iki kirafuze c'est bon. Okay, ubwo ndaprofise ngiye gufata bino bigoma bye ngiye kurambura kimwe. Mfite uturingiti nk'utu tubiri, kamwe akajyana mu modoka. Iki ngiki ni umweru ntabwo ndi bugifure, gifurana n'imyenda y'umweru ndanabitumbika. So ndaza nkakirambura noneho nkashyiraho imyenda ikeye nk'aka ngaka ariko itavamo irangi, uko mbigenza. Amasogisi ye ni umweru, iby'umweru ngiye kubiranja hano, ndaza guhita mbisubizamo. Noneho ibintu mba nkeka ko byavamo irangi nk'aka ngaka ndabihindurura nkabishyira ku ruhande. Ibintu biba byijimye ndabishyira ku ruhande ku buryo mbifurana n'imyenda yijimye. Ibi ngibi birakeye, ibi birakeye, kano ni umweru, aka nako ngafura mu bikeye, aka mu bikeye, aka mu bikeye, aka mu bikeye. Iyi ngiyi ntabwo ivamo irangi, nayo rero nyifura mu bintu bikeye. N'aka kano ngafura mu mweru. Ni gutya ntiriye imyenda y'umuhungu wanjye. Amasogisi yo rero ntira attention cyane cyane cyane, ariko imyeru hariya we umva mbabwira kino kintu murakizi, jiguteze iki kintu umwana kiraramo ubuzima bugakomeza. Muri ivere noneho nka gutya tuba dukonje, gikora umuti. Ibi bintu mba nkeka ko biba birangi bifura mu mukara. Voilà. Ni gutya ntiriye imyenda y'umuhungu nkamufurira, namara kumufurira nanjye nkaza nkafura ibyacu. Ubu ngubu rero tugiye gufatanya tumufurire iyi myenda ye. Ndapfukamye kuko aho bigeze ndi mugufi, kunama ntaho nabyiviramo. Kumva kunama bantu rero reka mbabwire, abantu babyaye vuba ntimukuname bica umugongo. Dore nk'aka ngaka karanduye karimo shokora, so binsaba kugatrampa, ubwo mpita nkaterera ku ruhande kugira ngo mpite ngatrampa. Ubu ngubu nkibyibuka umva, kuko utagatrampye ukibyibuka ushiduka utuntu twinshi twaranduye, ukisanga nta tuntu ufite, nta tubavuwari usigaranye two kumuha. Urabona ko imyenda ye myinshi yanduye, ni amabara akeye. Ubundi reka manure kamera kuko ntabwo muri kubibona, sorry, numvaga muri kubireba. Ndaza umva, reba nk'aka kantu ni umweru ariko ureba ukuntu yakagize, yarakanduje cyane, ariko nta kibazo nyine ndabitumbika ngashyiramo amasabune. Niba mushaka kumenya amasabune nkoresha ndi gufura imyenda y'uyu mwana y'umweru, kugira ngo n'aka karanduye cyane karajya hamwe na kariya. Nk'iyi myenda irakeye ariko irimo utuntu dushobora kutavamo nyifuze rimwe, so mpita nyishyira mu myenda yo gutumbikwa n'umupira wayo. Ndabitumbika, iyo mbonye ko bitari buke rwose ndagenda nkemera nkabitumbika. Namara kubitumbika nkaba nzi ko ibintu byanjye bizacya. Nk'uyu mupira ni umutuku, imituku mwabana mwivamo amarangi, mujye muyitondera imituku. Iyo utayitondeye ushiduka usanga yarakwiciye imyenda, ukavuga ati se ndire nkora iki. Reka mbasetse, iyo nguze umwenda w'umwana
mba mbona uri bumukwire, yakura nkabona kabaye akadomo nkavuga se uyu mwenda buriya nawuguze gute, kandi mu by'ukuri waramukwiraga. Namwe bijya bibabaho mwa babyeyi mwe? Umva ni uku nguku mbigenza, ntiriye imyenda kabisa ku mabara, namara urabona ko ntiriye aya mabara, ibi byumweru ngiye kubisubizamo hano kuko byo biranduye, nzabitumbika kandi kubera ko turi muri iveri ntabwo mpita mbitumbika, iyo ari muri ete mfura amabara ngatumbika imyeru, noneho urabona ko niba iby'umukara nabyo ntabwo ngiye kubimesa mpita mbiranjamo hano bisubizamo. Sasa iyi ngiyi ngiye gutarampa ndagenda nkazana, ngiye guhita mbereka n'isabune mbisubizemo bino byanduye, nzana amasabune mbereke isabune mfurishiriza uwo muhungu nizo ntumbikisha ibyumweru. Hano mpita mfata kano kabasi ngashyiramo ino myenda nabonye ifite udutashi, kubera ko yose ikeye mpita nkoresha iyi sabune ya vanishi ikesha umweru, bayibereke neza. Ngiyi bayita vanishi, imeze nka omo, I don't know if you can see, ni omo kwa, imeze nka omo ntabwo ari omo, omo ni marike, uzi ko na hano haba omo we, nshyiramo akantu kamwe gutya ngasubizamo, narangiza nkagenda ngashyiramo hano amazi, reka nshyiremo amazi nzabimesa ndabirazamo kuko ndi bukore nimugoroba urumva sinabasha kubifura. Dore ngiyi imashini mwayibonye, hano niho ngiye kuzana ya myenda nyishyire, so kanyizane tuyishyiremo bereke n'ukuntu mbigenza mfura, ukagira ngo uyu munsi wanjye se ibyo gukora mu rugo ibintu nkora muri avamidi mukagira ngo simba mbirangije, ibintu byo nkora avamidi ubundi ngahita noga nkifata neza. Kanze nzane n'akantu, none ya myenda riteretse hano, kanze nzane n'akantu njya nshyiramo kugira ngo gasepare amabara. Hari utuntu dushyira mu myenda ufura ukagaterera mu myenda kagatuma niyo haba harimo akenda kavamo irangi, ako kantu kakarimira ntihabeho transfer de couleur, ntihabeho kwivanga kw'amabara ngo amwe yivange n'andi. Reka kanzana agakarito kugira ngo muze kureba neza. Mubonye ya vanishi mberetse ni imyenda y'umweru, ariko iyi ngiyi ni vanishi y'imyenda y'ibara, niyo mpamvu nyizanye. Twa tuntu rero dutuma amabara ativanga ni utu ngutu, ni dekara sitopu, ni ukumva. So ngiye gushyiramo imyenda hano, kanze nshyiremo imyenda mikeya, nindangiza ndafata akantu kamwe bazita ni lenjete nyine dekara sitopu, ngafata kamwe gutya nkagatereramo gutya mu myenda, nangiza ngashyiramo imyenda normalement ibisanzwe gutya, numva gutya kabisa bisanzwe bidafite ikindi kintu bishinduyeho. N'ibigoma byanjye ndeke kubifuramo hano, sibyo? Narangiza rero mfata ino sabune ya dekoro ya vanishi, twumva ngafata akangana gutya agasuka mu myenda hagati mu mashini, utazagashyiramo hano, gashyiramo hano mu mashini gutya ngasukamo, narangiza ngafunga, namara gufunga nkaza hano kambigize hano, hano muri kureba hano, nkaza ngafata mfurisha, ntabwo naberetse isabune mfurisha ino sabune y'abana bayita lotion bebe, ngiyi. Umuhungu wanjye afite uruhu ruri sensitire, rero ni iyi ngiyi mfurisha,
so ndaza hano nagira gutya kandi kubera ko nafuze imyenda myinshi ndaza ngashyiramo umupfundikizo umwe, bibuke ko nashyizemo n'agapfundikizo k'iyi vanishi, rero ndashyiramo 2 gusa, nuko imyenda ari myinshi, yari mikeya nshyiramo umwe. Numva kubera ko ari umwana ntago nkoresha bajya bayita gute, adusiso byibutse meze nk'usimbutse iyo maze kugira gutya sibyo ndaza nkanipura neza naho ngaho. Mana babwira isuku ni isoko y'ubuzima mw'abantu mwe, nubibasha ujye ukora isuku. Noneho kubera yuko ino myenda iba ivanze ndaza nkayishyira kuri eko hagati ya 40 na 60, ndaza nkagira gutya ni ukubibona. Narangiza nkaza hano sasa, nkaza hano nkapwiye hano, ntago ukanda cyane, ndahakora kugeza igihe hano akagufuri kifunguye, karifunguye. Ubu ngubu igiye gutangira imese, numva murabumvishe. Warangiza nkaba ndangije gufura. So ubwo rero niba ibintu nkora muri Avamide, amasahane yanjye ntarara okay, dusize twimukira ku kindi. Amasahane yarangije gufura, reka nze ndanje aya masabune nkaraba intoki cyo dukuramo amasahane, sibyo ibintu nkora ngo naringise ngo ndarangije, ndambona amasahane yarangije. Amasahane yamaze gufura bitanyaranje, umva ubu ndangije kuranja isabune. So ubu ngiye gukaraba intoki ndanje amasahane. Ngiye kubereka sasa ibyombo hano nogeje. Imashini murabona ko yarangije, se muri kubibona? Yarangije hano, yashyizeho vi. Ndaza nkayifunga, namara kwifunga ngafungura. So clean. Ndafate kamera mbereke neza ukuntu biri clean, so clean. Please wavuga iki? Mwarenzaho iki ko byose biri clean, so clean, so clean, so clean. Isafuriya yanjye yakeye, yo mwabibonye byose biri so clean. So ngiye kubireka gutya gatoya, ngenda fungura nkabireka gatoya bikumuka gutya, narangiza naza kubijyana mu kabati k'ibyombo. So ngiye gukomeza rero mbabwire ngo umunsi wanjye ni ibingibi nkora muri Avamide. So nawe niba hari ibintu ukora muri Avamide hakaba ubona hari icyo nasimbutse, give me ideas. Ndare na bya biyiko urabona ko bya so clean, so clean. Kanze mbereke isahane mutagira ngo ndi kubabeshya. Clean and shine. Wow, umva Imana ni nziza. Hello, umva ubu ngubu nyuma yo gukora ya mirimo yose mwabonye mwamfashije gukora, I'm here to celebrate myself. Ubu ngiye kwinjoyinga, ngiye koga, nimara koga muri ibyo nshaka byose nidegembye. Mfite video yo uploadinga, urukumva mfite video yo uploadinga, ubu ngubu ngiye kubikora mutemu yo kwireba, sibyo? So umva mbabwire nukuri ndabashimye mwakoze kwirirwana nanjye muri Avamide yanjye. Ibintu nkora ni ibingibi mwabonye, isuku nubwo nabafashe nayitangiye hagati, ariko ni ibingibi nkora. Ntabwo mbikora buri munsi, ntabwo buri munsi nkora isuku gutya. Buri munsi ikintu nkora, andi masuku nayakora, ariko ntabwo buri munsi ntabwo nkoropa. Iyo nkoropye uyu munsi ejo ndataruka. Ngomba kubabwiza ukuri kose, sibyo?
iyo nkoropye uyu munsi ejo ndataruka naba naniwe cyane n'ejo bundi nkataruka ahubwo ngapasa aspirateur mwakabonye ka kantu ka aspirateur kubera ko mba mfite umwana namwe murabyumva ugomba kwirinda ivumbi ryose aho ryava rikagera n'iyo ryaba ntarihari so nuko nguko mbayeho rero thank you so much for watching please subscribe please comment please share please like please stay with me mukomeze mugume hano tuzakomeza dusangire ubuzima one by one. Hey, I'm gonna post a video today. You are not ready. So mugende muyirebe musharinge kandi please don't forget to subscribe. Rero ndabakunda cyane, but God loves you more than I do. Sibyo? So thank you so much. Bye.